twambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutere iyo nkunga. Reka nongere mwifurize ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions, ngushimira yuko wahisemo neza cyangwa se ukaba warahisemo gukomeza kubana natwe uko iminsi igenda itambuka tugera tubona abantu bagenda biyongera umwe kuri umwe, nubwo urugendo rwagenda gake nubwo byabigenda gake ariko tugenda tubona ko hari abantu bagenda biyongera. Icyo nyine twese tumaze kumenyera nuko ngo inkuru z'amatiku arizo ziyoboye cyangwa se arizo ngo zitunze abantu, ni ukuvuga ngo gukomanyisha abantu imitwe ngo bitunze abantu muri Kigali, ariko twahisemo kuvuga tuti nta mpamvu yo kwirirwa tujya kwandavura cyangwa se twanduranya n'abantu tubagonganisha imitwe cyangwa se turara dutwika ingo z'abandi, dutuma abantu barara barwana cyangwa se ibintu bigenda nabi, twe ariko twifitemo uruhare twahize kwibwe tukaryama. Ibintu byo twarabikatiye turavuga tuti nta mumaro tubibonamo, tuzakora ibyo abantu batabonamo nk'umumaro, aho tuzakora nyine ibyo abantu bataye, wenda igihe nikigera abantu bazabona ko turi mu kuri. Yego uyu munsi rero inkuru tugiye kwigarukiraho ni mu nkuru nyine zavuzwe muri kino cyumweru, ntabwo higeze havugwa inkuru nyinshi cyane, nta kintu kirenze cyangwa se nta nkuru irenze cyane yigeze ivugwa muri kino cyumweru. Ndatekereza ni inkuru zitarenze ebyiri gusa kabisa. Uyu munsi n'ubwa mbere, uyu munsi ndavuga inkuru eshatu. Nabizi ko muri kiriya cyumweru gishize ku munsi wa kane habaye umupira w'amaguru habaye match ya Libya ndetse n'ikipe y'Amavubi y'igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bari bitabiriye kabisa ku bwinshi, ubona ko bari babanje no gukora ama-challenge avuga ati twese inyuma y'Amavubi, twese inyuma y'Amavubi kabisa. Bakoze amajezi abisize amarange, abanyarwanda kabisa bazindutse bavuze bati reka tujye kureba ikipe yacu y'u Rwanda tunayishyigikire, ariko nyuma byaje kugenda uko batabipanze, aho rwose ikipe ya Libya yabakubise cyangwa se yabatsinze igitego 1-0. Yaravuga ati ibintu rwose bijya bikunda kugenda uko abantu batabipanze. Twihanganishe rero abakunzi b'umupira w'amaguru, tubabwira tuti bibaho, ni byiza kandi ko nyine buri munsi buriye umuntu ufana umupira. Ntekereza ko hari nk'abantu baba bamaze nk'imyaka myinshi cyane bafana amakipe, ariko bakaba bavuga bati batsindwa ugasanga baravuga ati umutoza kanaka, bagashiramo impamvu zigiye zitandukanye muri ibyo bintu. Ariko ntekereza ko buriya isomo abantu bakurikira cyangwa se bakunda imipira bakurikirana ibintu bijyanye n'imikino cyane cyane umupira w'amaguru, isomo bagakwiye kwigira muri ibyo nyine muri uko gutsindwa no gutsinda, nuko bagakwiye kwiga ko ibintu byose bibaho, bakemera yuko mbese bundi abantu bakurikira umupira w'amaguru ubundi bagakwiye ko aribo bantu bakomeye batajya batungurwa n'ibihe, ariko usanga aribo bantu b'abanyantege nke cyane, usanga ibyo bintu iryo somo batararifata. Ariko baratsinzwe nyine, ndanabihanganishije cyane. Indi nkuru rero yavuzwe cyane ni inkuru y'uwitwa Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo kabisa. Uyu nguyu yamenyekanye nk'umupfumu Sarongo. Uyu nguyu rwose akaba yamaze kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruherereye mu karere ka Bugesera, aho yagiye kuburana nyine, akaba ari naho yaburaniye. Sarongo akaba yarakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya,
gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, agakurikirana n'ikindi impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Icyaha cy'iyezandonke, ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko no kudasobanura inkomoko y'umutungo ye. Ibingibi rero y'umutungo afite, ibingibi Sarongo akaba yarabyisobanuyeho mu rukiko, avuga yuko hari n'ibyaha bimwe yagiye akurwaho, nk'iki cyaha kivuga yuko afite ibyangombwa ngo byo kwiyitirira umwuga, cyangwa kivuga ngo kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Ibingibi rero Sarongo yagize gutya abyisobanuraho, icyaha ndetse kinamukurwaho, niba koko yavugaga ko afite icyangombwa, dore ko kugira ngo anakibone yatanze 80,000 rwose. Aravuga ati rero ngewe nta kibazo mfite kuko mfite icyangombwa kinyemerera gukora uyu mwuga wanjye w'ubupfumu, ahubwo ababimpaye ntekereza ko aribo bantu mwajya kubaza kuruta uko ngewe ibingibi mwabinziza. Hanyuma rero Sarongo anasobanura yuko mu mitungo ye hari mu bibanza yagiye afite kabisa ngo byinshi cyane, ngo ndetse n'inzu. Yasobanuye ko ngo akiri za Uganda ngo yakoreye amafaranga menshi cyane, hanyuma ngaza i Nyamata ajya kugura ibibanza, akaba yarabiguze bikiri kuri makeya. Akaba ariho hantu rero Sarongo yaba yarakuye ayo mafaranga, ariko ikibazo kikaba kiri kuba bari gufata ibyo bibanza nyine agaciro kabyo bifite uyu munsi, akaba ari byo bagaha nyine bavuga yuko niba ikibanza wenda kigura miliyoni 40, reka wenda tuvuge gutyo, akaba afite ibibanza 20, bakaba bumva ko ibyo bibanza byose buri kimwe kigiye kigura miliyoni 40, kandi Sarongo bavuga yuko icyo kibanza yagiye kigura muri za ibihumbi 200, 200,000 gutyo muri icyo gihe nyine. Ariko ubu ngubu kubera nyine imyaka ishize bikaba byariyongereye. Hanyuma wenda Sarongo nyine twaba dutegereje yuko twumva umwanzuro w'urukiko, aracyaburana ifungurwa n'ifungurwa by'agateganyo. We akaba yumva ko yakurikiranwa ari hanze, yego ari hanze, ariko nyine urukiko rwo rukaba rutarabyemeza. Ariko rero tuze gutegereza tuzarebe ikizava mu rukiko. Indi nkuru rero ivugwa cyangwa se yavuzwe muri kino cyumweru ni y'umubyeyi Mutesi Scovia. Ngo rwose baramuzi ku kinyamakuru cyitwa Mama Urwagasabo. Mama Urwagasabo nibyo, niba ntibeshye. Umunyamakuru Scovia rero Mutesi kuri wa 15 Ugushyingo, ubwo ni ku itariki 15 nyine kwezi turimo, ariko wa 5 2024 yatorewe kuba umuyobozi wa RMC usimbuye Cleophas Barore wayiyoboraga kuva mu 2016, 2016. Yari imaze igihe kinini kabisa. Mutesi rero washinze ikinyamakuru Mama Urwagasabo, yari umukandida rukumbi kuko Rwanyangerene Annette wa Panorama yemeye kumuharira amajwi ye nk'umuntu azi neza kuko bakoranye kandi akaba ari umugore. Revera Pasteur Uwimana Jean Pierre wigisha mu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda ry'itangazamakuru n'itumanaho yatorewe umwanya w'umuyobozi wungirije w'inama ya RMC. Uyu mwanya yari umukandida rukumbi, byumvikana ko ari we wari umukandida wenyine kuri uwo mwanya, akaba ari impamvu yese awutorerwaho ku mwanya w'umunyamabanga wa biro
y'inama y'ubutegetsi ya RMC hatowe uwitwa Nyirarukundo Xavera w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, nawe yari umukandida rukumbi kuri uyu mwanya. Birumvikana ko Xavera ngira ngo uyu nguyu muramuzi mu makinamico Indamutsa kuri RBA, nguyu akaba akina mu ngo, rero akaba yawe ari mu bayobozi bayoboye RMC. Ngizo inkuru rero zavuzwe cyangwa se zavuzwe muri kino cyumweru. Umuntu wese rero yarakwiye kuba aziza, ariko ntago zavuzwe cyane, ntago zavuzwe cyane nk'izavuzwe mu cyumweru gishize cyabanjirije iki dusoje, ariko wenda reka dutegereze izavugwa muri kino cyumweru. Se hagiye kuba iki, ni iki, twitega iki, ninde wundi ugiye gutabwa muri yombi? Ariko nubwo tutabyifuriza, buriya wundi twakabaye kuba twigengesera nyine kugira ngo ibintu bitazajya bitugaruka uko bwije nuko bukeye. Ngayo nguko rero ni izo nkuru ngira nari nifitiye zavuzwe muri kino cyumweru. Ndabifuriza kugira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, kandi munakora subscribe, kandi munakomeza kuduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye dukomeza dukore ibintu biri mu murongo, bitagonga amategeko cyangwa se bitagonga umurongo utukura, hanyuma ejo cyangwa ejo bundi tukazisanga turi mu maboko atari ayacu. Ni byiza yuko twumva tutarahanwa kuruta uko twumva twamaze kugera mu maboko atari ayacu. Ndabashimiye, nitwa Beton Sam, iyi ni Rwema Social, nkwifuriza kugira ngo ukomeze ugire ibihe byiza. Ciao ciao.